ndabasuje mbaye ikaze kuri YouTube channel ya Rubavu by and Sal Limited. Ni buri mushya kandi subscribe ukore no kunzogera tujye tubana buri munsi, like, share, comment, byose ni ingenzi ku mbuga nkoranyambaga zose dukoresha, haba kuri TikTok, Instagram, Facebook, hose dukoresha Rubavu by and Sal. So mugende mu following, mutange ibitekerezo byanyu byose ni ingenzi. Duherereye he? Turi Rubavu mu murenge wa Gisenyi, imbuga ngari, iminota mike kugira ngo ugere ku muhanda wa kaburimbo. Tubazana igipangu kiri muri quartier nziza, igipangu kiri ku muhanda, ni inzu nshyashya irimo tugiye kwinjiranamo yibereke. Ni inzu ifite ibyumba bitatu, douche na toilette, salon na salle à manger, n'igikoni cyiza kiri moderne. Ndaza kwinjiramo mpabereke. Ni inzu nshyashya, ni inzu wagura ugahita winjiramo ko nta kintu kimwe byagusaba kuhinduraho, ari amarangi, ibintu byose birimo byararangiye. Turahera hano muri parking. Iyi parking yacu ngira ngo murayibona, ni nini, aparikamo imodoka ebyiri ziparitse neza. Tugiye kwinjiranamo imbere. Ntarakomeza, iyi nzu yacu iri mu kibanza gifite metero kare 300. Iherereye ahantu heza, ni hafi y'umuhanda wa kaburimbo, i Rubavu mu murenge wa Gisenyi, imbuga ngari. Ikindi nuko ari hafi y'isoko rya mbuga ngari. Ni ahantu heza cyane rero. Sano ngira ngo ni ngiyi murayibona, urabona ko ari salo imeze neza kandi nini. Salle à manger niyi, urabona ko ari ahantu heza kandi hanini, ifite igikari cyiza nacyo turaza kukigeramo. Murabona ko salle à manger nayo imeze neza. Tugiye kwinjirana mu byumba mabereke naho ukuntu ari heza kandi ari hanini. So icyumba cya mbere ni iki ngiki, muragira ngo murakibona ko nacyo giteye amarangi, nacyo kirarangiye kandi ni cyiza cyane. Tugiye kujyana mu cyumba kindi cya kabiri. Ni iki, murabona ko nacyo ari cyiza kandi kigaragara neza cyane, ari amarangi. Hasi murabona ko inzu yose igizwe n'amakaro, ngira ngo murabona kuri screen yanyu. Ni inzu nziza kandi nini ifite n'amarangi meza. Douche na toilette navugaga nabyo dore ngibi. Aha tugiye gukomezanya mu kindi cyumba cya gatatu, nacyo mukirebe duhite dusoreza mu gikari. Nkwibutsa ko ukeneye services zose zitangwa na Maria Estate Rubavu by and Sal Limited, turahari kugira ngo tubafashe. Icyumba cya gatatu nacyo murakibona hano, ngira ngo murakibona kuri screen yanyu, ndetse igikoni nababwiraga cyiza kiri moderne, nacyo ngiki kimeze neza cyane. Agomba kujya lavabo ngaha, urabona ko ahari aho kurambika, noneho hano hejuru akaba ari ahantu ko washyira utubati twawe. Iyi nzu ni nshyashya, ni nshyashya, ni ukuyigura uhita yinjiramo kuko ubu nibwo yuzuye, nta muntu n'umwe urayibamo. Ni inzu ifite amazi, umuriro, igikari, dore nacyo ngiki. So iyi nzu iherereye mbuga ngari. Mbuga ngari kuhabona igipangu kirimo inzu yuzuye neza kandi nshyashya, bisa na hari ibintu bigoye, ariko kuri $58,000,000 iyi nzu yacu urayegukana. I Rubavu mbuga ngari ni agace keza, ni quartier nziza. Kwibonamo inzu yuzuye noneho nshyashya ubona bisa na hari ibintu bigoye, ariko iyi nzu yacu kuri $53,000,000 urayegukana. Ni inzu nziza cyane ifite ibyumba bitatu, douche na toilette, salon na salle à manger, n'igikoni mu nzu, ifite igikari, ifite parking. Uragura ukorerwa mutation kandi tubigufasha byose kugera birangiye. Ikindi nuko n'undi muntu wese ukeneye services zitangwa na Maria Estate turagufasha. Rubavu by and Sal Limited ni company yonyine ya mbere yizewe mu kugura no kugurisha ibanza n'amazu mu buryo bwiza bugezweho kandi kinyamwuga. Dukorera mu ntara y'Iburengerazuba, especially mu karere ka Rubavu no mu nkengero z'akarere ka Rubavu, ndetse no mu tundi duce dutandukanye tw'igihugu cy'u Rwanda. So ukeneye services zitangwa na Maria Estate, ukeneye ikibanza cyiza cyo kubakamo inzu, ukeneye inzu nziza yo kubamo, ahantu heza ho gukorera business, ukeneye ikibanza kiri hafi y'amazi, ukeneye kwamamaza, byose turabigufasha. Ndetse tunafasha abantu kubona amapartement yo kubamo by'igihe gito cyangwa se by'igihe kirekire, tukabafasha kuyamamaza. Dufasha n'abantu bakeneye ubujyanama mu bijyanye na Real Estate. Dukorera mu mujyi wa Rubavu mu nyubako izwi nka Etage yo kwa Habibu, ni inyubako yubatse iruhande rw'isoko. Dukorera muri floor ya mbere. Muduhamagare kuri iyo nimero ubona kuri ekara yanyu, waduhamagara, watwandikira munsi y'iyi video haragenda umwanya wa comment wahadusanga. Ndetse n'izindi mbuga nkoranyambaga zose dukoresha watwandikira ukatubona, TikTok, Instagram, Facebook, hose dukoresha Rubavu by and Sal. So mugende mutwandikire, muduhamagare, mutugane, tubafashe. Rubavu by and Sal Limited, your trusted real estate partner. We always here for you.